Muraho neza. Amakuru yanyu bakunzi ba Olivier Image. Twizere ko mumeze neza. Uyu munsi twatembereye mu rubohero aho twagiye kureba ubuzima bwa buri munsi bw'umuboshyi. Abari n'abategarugori batuye mu duce tw'icyaro cy'u Rwanda bagira umuco wo kuboha imisambi n'ibirago. Imisambi cyangwa ibirago bifasha abakobwa bagiye gushyingirwa kuko ni bimwe mu byo bita bishyingiranwa cyangwa amajyambere mu yindi mvugo. Niba utarakora subscribe, igihe ni iki? Kora subscribe ukomeze ubane natwe umunsi ku munsi. Ubu twerekeje mu gishanga aho tugiye guca ubwatsi bwo kubohamo ikirago. Ni urugendo akora buri gihe iyo arimo kwegeranya ibikoresho. Imisambi n'ibirago bibohwa mu bwatsi bita ubusuna cyangwa urukangaga. Ubwatsi bukaba buboneka mu bishanga. Uyu mubyeyi yabigize ubuzima bwe bwa buri munsi, aboha ibirago n'imisambi. Murabona aho turimo twerekeza ku gishanga twakigezemo. Ariko kukibonamo ubwatsi bikaba bigoye. Kuko kubera indi mirimo y'ubuhinzi ibera mu bishanga, ubwatsi babohesha bisigaye bigoranye kububona. Urugendo rwacu rurakomeje aho turimo gushakisha ubwatsi bw'urukangaga kuko muri aka gace nibwo bubonekamo. Ubwatsi bwacu tubugezeho, tukaba dutangiye umurimo wo guca ubwatsi. Ni akazi mbona katoroshye kuko gashobora kumufata umunsi wose kugira ngo agwize ubwatsi bwujuje ikirago. Ubwatsi turangije kubuca, twawusonzoroje tubugize neza. Ubwatsi turabuhambiriye, dusubiye imuhira aho tugiye gukomeza kubutegura kugira ngo bubohwe. Aha
tugeze mu rugo rero tugiye gukurikizaho umurimo wo guhonda ubwatsi. Guhonda ubwatsi ni ukubukubita kugira ngo bworohe, igihe cyo kuboha ntibujye bucikamo ibice. Guhonda ubwatsi ni akazi gasaba imbaraga, kuko guhonda ubwatsi bwujuje umusambi nawe urabyumva. Mu guhonda ubwatsi rero uyu mubyeyi yifashisha ibuye rinini n'ingeri y'igiti, aribyo twita igihondesho. Iyo guhonda ubwatsi birangiye, ubwatsi arabwanika bukuma neza, bwamara kuma akaba aribwo abuboha. Ategura kandi ibyo azabohesha. Akunze gukoresha ubudodo adodora ku mufuka. Umufuka arawuca akajya awudodora akuraho ubudodo, akaba aribwo abohesha. Ubwatsi bumaze kuma neza atangira gutondera ikirago. Gutondera ikirago agitondera ashyiraho ubwatsi buke buke kugeza arangije ingenge ya mbere, ariyo bita ingenge y'umutondero. Umusambi cyangwa ikirago uyu mubyeyi akiboha iminsi itari munsi y'7. Ubwo urumva ko ari icyumweru cyose kuva atangiye gutondera. Aka ni akazi ke ka buri munsi, akaba ari bwo buzima bwe bwa buri munsi, kuko kuboha biramuhuza bigatuma atigunga. Ibi birago aboha arabigurisha, kuko nubwo iterambere rigenda riza rikabisimbuza ibindi, hari abantu bagikoresha ibirago. Ikirago kimwe akigurisha amafaranga y'u Rwanda 5,000. Ntabwo abijyana ku isoko. Ushaka ikirago amusanga iwe mu rugo aho abohera. Uyu musambi murabona ko yawuboshye akawuzuza. Murabona rwose kumeze neza. Uyu nzajya mwicaraho mu rugo ndimo kuruhuka no kota akazuba ka kibera. Nawe ukeneye wamwegera akakubohera. Dore ko atari ibirago n'imisambi aboha gusa. Aboha intango, akaboha n'ibiseke. Murakoze mwese, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo.